Amahoro y'Imana kuri wowe ukurikiye no chaîne ya Tuso de Papa. Uyu munsi wa none tugiye kuba twakora ikindi kiganiro. Hari abantu bari bambwiye ikiganiro nakoze bwa mbere cya Kavanse, ndibuze kuza gushyira hano muri description y'ikiganiro. Nakoze ikiganiro kuri Kavanse ku buryo ushobora kubona inguzanyo, ukabona inguzanyo muri MTN ariko biciye mu buryo bwa system ya Kavanse. Hari abantu bambwiye ko barimo kohereza amafaranga bikanga. Muri iki kiganiro tugiye gukora umunsi wa none, ndibuze kuza kukwereka ukuntu amafaranga uyohereza, ibyo ndibuze kuza kubikwereka. Ikindi nanone hari undi muntu ari wambaye jarambaza ati ni gute nshobora kuba nabona amafaranga yarambwiye ati ino Momo Pay app, Momo app ati iracyatanga ya nyungu ya 5% ku muntu wohereje amafaranga. Ibyo nabyo ndibuze kuza kuba nakwereka ahangaha muri iki kiganiro ukuntu bimeze. Hari undi muntu nanone wanyandikiye muri comment arambaza ati ni gute nabona telefone za make, ni gute nakwishyura telefone za make. Ibyo byose muri iki kiganiro ngiye kuba nakwereka none ahangaha byose birabikubiyemo. Let's go.